Nyuma y'uko mu minsi yashize hakomeje kuvuga inkuru zo gutandukana kwa Titi Brown na Nyambo, ubu hakomeje gucicikana amajwi ya Nyambo avuga ko Titi Brown yumvaga amabwire bigatuma amuhoza ku nkeke. Uyu mukobwa yarambirwa agahitamo kuva mu by'umubano we na Titi. Nubwo aba bombi bakomeje kubwira itangazamakuru ko ari inshuti ndetse ko badakundana ubwa babiri nk'uko abantu benshi bagiye babitekereza. Titi Brown aherutse kuvuga ku gutandukana kwabo, avuga ko Nyambo ari umukobwa w'uburanga w'inzobe yaka bityo ko adakeneye guhinduka igikara. Aboneraho kuvuga ko uwo mukobwa akeneye umusore wiyubatse mu bushobozi ku buryo ari we babana. Ikindi ni uko Titi Brown yakomoje ku kuba Nyambo yaramugumishije mu gatebo k'ubucuti, akanakomeza gufata Titi nka musaza we. Ibyo uyu musore yavuze mu mvugo isa nk'ishaka kumvikanisha ko ashobora kuba yarakundaga Nyambo, byo kuba bakundana ubwa babiri rwanabageza ku kubana nk'umugabo n'umugore, ariko akaba yararambiwe ibyo kuba Nyambo we atari ko yabifataga. Urumva ko uyu Nyambo na Titi Brown bitameze neza. Uze kwibuka gukanda subscribe kandi like ujye ubona inkuru zigezweho.